ndamukunda cyane. Ntabwo mbivugira umukundira ubwiza se oya ariko nako kajemo ubwiza urumva ntabwo wajya kwisondeka. ukisondeka turakundana nyine numva ko nta wundi muhungu mfite niwe rukundo rwanjye rwa mbere. yego anteye inda niga ari mu burasirazuba kuri Don Bosco. Nsaba uruhushya mvuga ko igifu kinyishe ko narwaraga igifu. Abakobwa batwite nuko bavuga. Yego urumva nakundaga kubyina twatunyira abakobwa usanga umwana y'ibana mu kigo ugasanga ni umusitari mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kavuga ni ninde kibi bari bunshone. Nkemera nkabisubiramo nkagera ko tariko ukabyina kandi utwite. Oya ndukujijisha ko wabaye kuko yarambwiye ati wowe ihangane basi ubanza usushe. Wumva bimeze bitero kubyara umwana wa mbere biryoshye bite? Jera hoje biriryoshye byarandeye nyine nkagiye mvuga nti se nuko bimeze ariko kuko bari bambwiye ati iyo uvuze induru kwa muganga urahebeba ubihene. Ngabo bigira imico mibi bamwe na bamwe si bose. Umugabo niba ataga saa moya akazi kagafunga saa moya ashaka kuba atafata ku gacupa bikaba ngombwa ko atangira kujya afata icupa ariko abandi bagabo ati urataha saa moya uri umugore tiva iwe utamporeza uragerayo byahiye. Kose nyine uri umugore nyine hano se abagore no bataha kare ubu no abagore nisangaye saa 10 saa 9 sibwo bataha uko byaye twese tubyara ingeso sinyankunda kubogamira uruhande rimwe ko twese turi abantu buryo ushaka kuba wabyaye iyengeso wowe inde warabyebyara iyengeso kuvuga cyane. Oya uravuga ukagira ngo bagucometse muri multiprise. Abagore baze kutubwa muri commentaire nawe turabyita yayi ntago mbizi abagore bakubita abagabo nta terambere rihari. Twebwe rero dushaka umugabo yaragukoma gugaceceka. Oya urisi desherisi birahinduka pe none arambwira ati sheri noneho rero urabona muri salon de coiffure kugira tubona abakiriya bisaba kuvuga ko uri umusingo utashatse. Yamani muri salon bano bakobwa cyangwa abadamu bamenye ko wubatse nta bakiriya ubona buriya ya majority muri salon amakuru ni mashye kuri iki akogera wagiye ukuri kw'Imana jera ntago ari ukwirata njye mfite umugabo mwiza wibogari birumvikana none ati ndisingo rero urumva wakwibonera iryo boga rigwaga gute umusore mwiza gutya wabuze umugore gute tane urumva rega buri umugabo iyo yatangiye kureba umugore wo hanze uwo mu rugo abameze nk'akabenzi kicaye mu ntebe nibyo kubera nyine bya bintu ikimereye gutya igihene kiraho uba muri ako kazi yaje kuhahurira na nyirabuja mukobwa ukuze w'ininja ya danje ninji imwe iburira mu myotsi ndanabimenya ati ngende umusore ko mfite abana babiri abana banjye barerwa na sister wanjye. Ugiye kuba mushikiwe rero? Ngiye kuba mushikiwe. Saa 6:45 hari kuri coga mihera muri coga mihera. Ndamuhamagara shajera uri umugore mu gitondo abarwanda Revenue nijoro akaba polisi. Umugore yego zana amafaranga duhahe Rwanda Revenue nijoro wati niki cyatumye utinda gutaha ako kana nuva mu rwawe urahura n'undi araza akubeshya amezi 3 ko ari muzima none usange wari ruhaya nyuma ya wundi ufite ruhaya bagabo baranyica sibyo man uzandinde kongera kubabara umva ukumbuye gukundwa ariko ziri kugenda na sheri ukongera gushinjagira mbere akigenda naramukumburaga nkasasura kamera nk'umuntu wapfushije gusasa n'amashoka naranye nawe bikananira nyine nkajagarara mu cyumba kamera nyine nk'uwapfushije biravuna biranaryana uraryama imbeho ikakwica ukabwira abana ati muze mu ndaza kumva ntibari kugeraho papa yagiye bana uvi inkuru yanjye. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho
biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe. Ahantu ukeneye harisanzuye cyane, habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya, ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva, nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa, ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze ku muvandimwe wese uduteze amatwi. Ntangiranye na Mukasine Angelique anseka. Angeli, urambonye tumbona ndasekeje. Oya, ntabwo ndasekeje. Ntabwo usekeje, ahubwo nishimye ko mbonye Gerard. No, kora beshya. Ntabwo mbeshya. Cyenda uno usa n'umuntu uri kumbeshya. Wapi. Yego, ni ikiganiro inkuru yanjye, tuguhe ikaze Angelique Mukasine. Tugiye kuganira mu nkuru yanjye, tugiye kuganira ku mbere, kuganira mbanze bwantu mbwira abantu. Turi muri sama, ubu twamaze kwinjira muri sama, izuba ryatwishe, ndi gutranspira. Mvuye gushyingura inshuti yacu y'umusirikare yitabye Imana, ni mukuru w'umuhungu wanjye yitwa Kiza, de Kiza. Reka tumubwiye ngo polisana. Polisane ku muvandimwe. Yego, reka tubabwire ko twinjiye muri sama mu bihe bikomeye cyane by'umwaka, birimo ubukwe, birimo ibirori bitandukanye, birimo ama event atandukanye. Ni nayo mpamvu nkuzene nanone Imena Event Production kugira ngo baguhe by'umwihariko amashusho meza cyane, baguhe ariko na sonorisation iri ku rwego rwo hejuru, lighting, ndetse no kwifuza amafoto meza cyane ndetse na video byiza. Ni hano muri Imena Event Sound. Ubahamagare kuri 0783 32 97 95. Nzisubire mu 0783 22 9795. Izo ni zo nimero za Imena Event Production. Yego, ndi kumwe na Mukasine Angelique. Ariko ugahindukite Angesine. Niko, urumva iryo zina kuntu ari ry'ubuhanzi. Buriya. Kandi ndabona usa n'umuhanzi. Ntabwo ndi umuhanzi. Byarakuyobeye? Oya, ntabwo byanyobeye. Ndavuga ibyo guhanga. Ibyo guhoya nagerageza. Ngo hogoza gato twumve. Ho gatoya. Niyo mu rusengero ariko. None se hari ikibazo giye urabona ndi umupagani? Urandebye ubona nsa n'umupagani? Oya, nuko izo mu rusengero arizo kenshi umuntu akunda kumva. Yego. Nagize ngo uranasenga, nuko uzumva gusa. Ndasenga, ndi umukristo. Nibyo? Cyane. Okay, ngo shyiramo indirimbo imwe. Indirimbo imwe. Ntacyo nabona nakwitura Yesu, keretse indirimbo no guhora nkuramya iteka. Iyo ndirimbo ni yande? Niyo mu rusengero. Suramo gato uko waruririmbye. Ntacyo nabona. Ndetse gatoya. Uvuze ngo? Ntacyo nabona. None se ko nagufasha. Iyo baririmba nyine kuko tuba dusengera mu mate, usetse igihekane ntaco. Sibyo? None se iyo tugiye gusenga kuki duhita duhindura Ikinyarwanda? Biterwa naho usengera. Biterwa naho usengera. Kenshi urumva nge mba ndi mu bacu. Mu bacu nukuvuga iki? Mu Banyamurenge. Mu Bamambure. Mu Banyamurenge niko baririmba. Nawe sura Umunyamurenge. Urumva nyine birakokama. Birakokama. Uramutse uririmbye uti ntacyo nabona.
nta nyine ntabwo biza ari ibintu ririmbe ntacyo nabona ntacyo nabona none ririmba ntacyo nabona ntacyo niyo ndi kuvuga ntacyo nabona nakwitura Yesu keretse indirimbo no guhora nkuramya ariko ngo ntacyo nabona ego uranyine bamugani birasekeje ukuntu umuntu ajya gusenga yarasanzwe kuvuga ngo i Kigali Imana uratuzi ariko i Kigali Imana uratuzi biterwa n'aho uri ibihekane turabigoroka ariko tuba tubizi ako kiryo rero karasekeje unajye bizangiraho ningizwa wowe bayabura mu bakatolike ntabwo ni gake ninde wakubwiye ko ndi umukatolike ndabizi wize utese kandi kera ndakuzi nyine hari niba abafana baba baraho bacecetse ngenda umurokore nta kibazo papa uri umukristo ukomeje kujya mu ijuru ijuru ryo ndabizi ko nzaribona yego tugoye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye murakoze cyane ku muntu utakoze mwibwira gute amazina twavuze ni Mukasine Angelique ariko nakubatije Angesine yego Angelique Mukasine ni umwana wa mbere iwabo iwacu nakuze numva ko ari muri Rusizi nakuriye nire nisanze muri SOS nyuma ya jenoside ubuzima bwari bukomeye iki bagenda badukura impande n'impande ariko nisanga muri SOS nyine niho mu rugo niho nakuriye nderwa nyine mu kigo cy'imfubyi n'abandi bana turi benshi ubuzima bwanjye nyine naho bwatangiriye ndarerwa ndakura niga nk'abandi winjiye muri SOS gute byari byagenze gute hari iyo nkuru yose yego hari muri 99 ubundi mvuga ko ari cyo gihe navukiye kuko nicyo gihe nongeye kubona ubuzima turi guhunga nyine twaratatanye impande n'impande mfite umukecuru nawe nyine yakora utuzi tutandukanye kugira ngo tubeho no biza kuba ngombwa umukecuru ubwo ni nyogokuru mama wawe yego asuka urumva nyine kuva muri Kongo nta kandi kazi barana ubujya ngo baba bashoboye kenshi no gusuka no gucuruza rimwe rero twari turi ku muhanda kumwe abana baba bari gukina imodoka ya SOS icaho numvaga nshaka kwiga cyane kandi mama murebye ubuzima yari afite ntabwo ari kubasha kundihira niko nabivuga bitewe nuko nabonaga nyine nkumva abandi bana bahetse bage bagiye ku ishuri nanjye numva nshaka kujya ku ishuri harimo umuzungu rero arambaza ngo urumva ushaka iki niba ndashaka kujya kwiga muvuga icyo kirime numva yari afite umusemuzi yego umusemuzi arambaza ngo Angeli urumva ushaka iki nawe ngenda ndashaka kujya kwiga abandi bana amafaranga iki ariko nge numvaga nyotewe n'ishuri ko nabonaga urumva niba ugeze muri 99 imyaka hafi 7 bishitse 8 utajya ku ishuri ni ikibazo mbona nyine tugiye ahantu muri SOS sinari impazi azenguruka nshakira ishuri pe twageze naho urumva Green Hills wenda icyo gihe sinari nzi agaciro kayo bimeze bite ariko yumvaga avuga ati uyu mwana ikintu ansabye reka nze nyimukorere kuko urumva we yarakoze tuwigihe kinini mu Rwanda ariko nyine ariko akunda abazungu bazenguruka none arakana nyine gashyanuka cyane nko gushyanuka ukajya usubiramo bya bifaransa bipfuye bavuze ati nduriya arapfa kumva ibyo mvuga ntabwo mbizi cyangwa se nitombora y'Imana yego ubwo rero nisanga muri SOS ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 ni nayo tariki nyine banditse ko navukiyeho hano Kacyiru yes Kacyiru hano urumva nicyo gihe numva nongeye kubona ubuzima banditse itariki wavuyeho wavutse banyakiriyeho bavuga ko ari wavutseho icyenda n'icyenda muri no le 10 septembre 99 nibwo banyakiriye yego urumva nyine nicyo gihe nongeye kuko umukecuru wamaza amwana avutse agatanga umwaka gusa amatariki ntabyo babibuka urumva cyagiye bakwakiriye nicyo gihe bagumishijeho mama yavuze yego no kuvuga ngo cyagiye bakwakiraga
kenshi na kenshi kuko ntibabaga bazi igihe twavukiye n'imyaka yacu rimwe kuyimenya byabaga ari ibibazo, ari uku kureba mu kanwa nyine bagapfa kwestima akavuga ati uyu mwana afite imyaka iyi n'iyi. Ninjiramo muri SOS barandera nyine nk'abandi bana, nsangamo abandi bana, twagiraga akantu kavuga ngo batuzaniye umwana mushyashya. Umva nyine ubu bakuye buri wese afite inzira ye, afite ukuntu yazaga muri SOS. So nagiye mu ishuri rero ndiga kuko numvaga ndishaka, Imana iranshyigikira nyine bivamo ndiga. Mpaba icyo gihe cyose twagiraga nyine ama departement, uri muri maison familiale, ukajya muri foyer de jeunes, ukajya muri maison encadrée. Yego ngewe urumva kubera ko twajyaga ku ishuri tugataha, nabashije kugarukira muri foyer de jeunes. Nanashimira cyane SOS muri rusange n'abana twabanye. Urumva kugira ngo ubane n'abana barenze 10 nta numwe uvukana n'undi, cyangwa se harimo babiri bagiye bahuje bavukana, harimo umubyeyi twita mama atarakubyaye ariko akakurera nk'uwakubyaye, ukamuhamagara mama igihe urwaye, mama nyine mama akaba mama. Ari nabyo naje kubona iyo umuntu akuze, iyo ubaye mama bikomeye, biraryoha. Nyine nari umwana wishima, nkunda kubyina imbyino za Kinyarwanda. Urumva wakomeje no kubana na mama kubyarana none? Urumva najyaga muri vacances kumusura nkasubira hara muri SOS. So mfashe uyu mwanya kugira nshimire cyane byimazeyo SOS ko izi saha nduwo ndiwe kubera SOS. Iyo ntababona iyo nta bura umuntu wese aba afite uburyo azabaho, ariko ndashima cyane. Rero urugendo rwanjye rwo kuba muri SOS rwarangiye muri 2012. Urumva nyine kwa kundi umwana akura akaba inkumi, naje gukundana nyine n'umusore. Ninjira mu rukundo, nyine ndakunda cyane binjyamo, turakundana ko yarandutaga ari imbere yanjye yiga muri secondaire. We yigaga hanze nyine ari ahandi. Numva kwa kunije muri vacances nahuraga n'abandi bana burungano nyine tuza gukundana. N'uwi wanyu nawe? Nakaro muri SOS yari umuturanyi wo kwa mama. Ndavuga i Rusizi. Wapi? Ni Umurundi. Urambutse amazi? Nambutse amazi. Nambutse amazi, nkundana n'umwana w'umusore mwiza cyane. Jera mfite umugabo mwiza. Ariko nawe uri mwiza. Nawe uri mwiza. Urakoze cyane. Mugabo wanjye ndamukunda cyane. Nyine iyo muvuga bimira ukundi kuntu. Ndi kubona amarangamutima mu maso. Ndamukunda cyane. Ntabwo mbivugira. Umukundira ubwiza se? Oya. Ntabwo mukuyo nza kuvuga ngo mukundira ubwiza gusa. Ntabwo byavamo. Ariko nako kajemo. Ubwiza urumva ntabwo wajya kwisondeka. Ukisondeka? Wapi, ntabwo wakwisondeka buriya. Nyine abatipe yo muri gutereta mama ufite ibintu byinshi nyine byiza mutubwira. Angelique nzakugira gutya. Nkumva nyine biramfashije. Ikintu namukundiye cya mbere ni umuhungu twahuye, nta bintu bya mirenge atari by'iki gihe abakobwa bashyiraho ngo ngiye nkurikiye Gerard kuko afite iki. Gerard umugabo wanjye ntacyo uretse urukundo. Nta kintu cya mirenge. Namukunze uko yari mwiza cyane. Wanjye ni mwiza, no abana banjye bo Mana nshima Imana. Yampaye umugabo mwiza, impa abana beza. Ndashima Imana. Abagabo babita ngo ibyororo. Babita icyororo. Yampaye umuntu ureba ukabutuye n'icyororo. Ni ukuri pe Jera niyo napfa nabo. Nshima Imana kubw'abana guhaye. Amina. Ni kuvuga ngo rero bana banjye ndabakunda cyane. Umugabo wanjye ndamukunda. So twarabanye nyine tubana nkiri muto ndi senior 6. Umva biza kuba ngombwa nyine kwa gukundana kw'abana iki
ndatwara nyine ndatwita arambwira ati nyine nta kundi tugomba kubana. Ndamumukunze cyane. Yes, ndi ku ishuri ndamuhamagara kugeza aho segonderi uvuga uti twarumva nagiye muri vacances niga P6 duhura ari muri senior 2 arambwira ati ndagukunda. wiga P6? Nari ndangije P6 nje gusura mama muri vacances. Wiga muri senior 2? Yiga senior 2. Bivuze ngo uramuruta rero? Ntabwo muruta. P6 uri P6 we ari senior 2? Ari senior 2. Ko mwari abana mwese? Twari abana ariko tuzi ubwenge. Oya. Uramizo story? Yego cyane, nicyo cyanzanye. Urumva turakundana, yego ndagukunda Angelique, nkibaza nyine urumva iyo umwana akiri umwana baba bakubwira ati no ntazajya. Buretse gato utarajya kure umwana wo mu wa gatandatu primaire gusa ntabazi kwandika, abazi kureba umusore mwiza ariko wagireka. Oya. Nose ntubuzi kwandika ibihekane shana nda byose ntubizi. Ibyo bihekane ariko abana bose barabizi. Ndagukunda. Ibyo byonyine ko ubizi bikwemera gukunda. Jera kankubwiza ukuri naramubonye nari umwana pe. Ariko nyine ubundi byakomeye cyane ngeze senior 4. Ubundi nabifataga nk'ibintu biraho nkavuga ni bya bindi by'abatipe b'Kigali. Nyine nkabifata bidakomeye. Kuriyo yaranambwiye ati ndagukunda, namwe ni uretse ndabibaza mama. Ujye kubaza mama? Mbya kumundira mama ko nahuye n'umuhungu gutya na gutya. Numva twahuriye ahantu twayaga tujya kuvoma, sinari nzi gukomata. Urumva ara muri SOS twavomaga. Gukomata shabana bato ntabwo babizi. Urumva kuvoma muri SOS amazi yose twabaga tuyabona mu nzu ibintu nk'ibyo. None urumva niba nje muri vacances hari umwanya wo kugira ngo twige kubaho muri bwa buzima bukakaye cyangwa se nyine ubuzima uzasanga muri famille yiwanyu. Nibwo nyine ugomba kwiga. Duhurira nyine ku mugezi, yaramanukaga abantu bose bagakangara. Yari umwana w'umuntu, yari umwafande. Ati rumakaraje. Ndamubona buriya nyine aho ishyamba rizashya nkubwiza ukuri. Harashya. Njya kuvoma umuntu nkimubona nanjye muri nge numva haje mutuntu. Ariko urumva nari umwana muto akase nabikomeza nihagararaho mvoma aho nshoboye nditahira. Bwa kabiri twongera duhura tena ku mugezi. Ati utuye hehe? Mwereka haruguru yo mu rugo. Aramvomera nditahira. Ati kuki uvomesha utubido dutoya wajya uvomesha ijerekani? Ntabwo nyishobora. Mva nabyo nashoboraga. Nkavoma mpaka nujuje ibyo mama yanyeretse kuzuza. Numva nyine twaburiye ku mugezi. Ukajyana na courage uko iyo nabonaga bafunguye gate yiwabo aje kuvoma. Uko ngiye nabaga ndi hepfo bo bari ruguru. Iyo urumva twadusigaye dukorana nkareba kamanutse. Niye tugahurira ku mugezi. Kurumva sinanemerewe kujya iwabo, nawe ntiyari yemerewe kuza mu rugo. So tubana gutyo muri ubwo buzima nyine biza kuba ngombwa kaza mu rugo. Mama na baramumenya, ndamumubwira mama numva aramuzi kuko nyine bari bazwe muri quartier. Bara pastor nyine mu kidiyakoni famille yawe cyane. Kandi umwe kuri kwa bafande? Ntuzabafande ntiyakizwa ntiyaba umusirikare ntabwo nabyibukaga. Nta makuru ufite. Ubwo rero umugabo wanjye inzira y'urukundo yatangiye muri 2007, muri 2012 ndatwita. 2007-2012 uratwita? Ntako utagize? Ntako nagize, ntabyo nari nzi pe. Ubwo rero ndi senior 6 nibwo nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo senior 4 yarankundaga cyane. Noneho urumva uko nge nabaga nsa mu rugo yasanga nyine ndi wa mukobwa wibereye aho nta poudre nta. Rimwe rero aza kumbona nisize aka makeup. Ati ufite undi muntu ugutereta? Ni nawe. Ati ko narakubona usutya kutaraza kunsurusa. Ndamubwira niganya abandi. Ati sawa nyine ntiyabigira big deal. Urumva nyine mbaye mama. Uratwita? Ndatwise. Kubera makeup se? Oya, kwera urunyumva urukundo ariko se wowe. Kubyo biturutse kuri makeup. Kada nyine urumva we hari ishusho yambonagamo nibereye mu rugo. Na kwa kundi ugeze senior 5 usigaye uzi guconga igitse cye neza. Baguteye makeup barabiza abakobwa nyine turigishanya. Turakundana nyine numva ko nta wundi muhungu mfite, niwe rukundo rwanjye rwa mbere. Anteyinda. Anteyinda niga ara mu burasirazuba kuri Don Bosco. Nsaba uruhushya mvuga ko igifu kinyishe
ko narwaraga igifu. Abakobwa batwite ni uko bavuga. Yego. Urumva nakundaga kubyina twatuntu nyine abakobwa usanga umwana yiwana mu kigo ugasanga ni umusitari mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kavuga ni ninde kibi bari bunshone. Nkemera nkabisubiramo nkagera ko tariko. Ukabyina kandi utwite. Oya. Ndi kujijisha ko wabaye. Kuko yarambwiye ati wowe ihangane basi ubanza usushe. Nje nzagutwara nta kibazo mfite. Gususha mbona ntibizavamo. Hano rero n'indari bwo bwa mbere birakugaragura ntabwo ubuzi ngo bimeze bite. Ariko ikintu cya mbere mushimira nuko urumva byaje kwanga nyine ndataha. Tuba umugore n'umugabo. Murabana. Yes. Yarasoje. We yari yararangije deni nefere yarasoje ishuri. Ubwo muri SOS baratuba barambaza ati ninde waguteye inda. Urumva kujya kwerekana umuntu waguteye inda. Ni ikibazo gera. Barakureze ntubize ngo usoza amashuri neza. Mbega nta musaruro ufatika weretse ababyeyi. Ahubwo hahise hazamo ikindi kintu. Natwaye inda nyine numva ko ngiye kuba mama. Ndaniyakira vuba cyane. Ndiyakira nari abandi bakobwa bari gukora bimwe nakoraga nyine akantu karombi kakazamuka nkumva hari ikintu ngiye kuba nkibaza ukuntu ngiye gukenyera igikwembe nyine jera birango si tegeko ariko kwambara igikwembe nyine nge numvaga ari unose nari kwambara ikabutura mu rugo rw'abandi none we kada ibyo ngibyo ntabwo byari byoroshye yego jera ndangije mugabo wanjye turakundana tubana mu buzima nyine naje kumwereka famille yanjye SOS bamubaza ati se urumva witeguye kubaka kuko ntago n'ababyeyi batifuzaga ngo baturohe mu buzima budafite ishusho niko nabivuga ariko nibo mu tipe yo guteye inda akaba yemera n'iki kindi warenza no kugenda icyo gihe ribu yari itaraza buryo yiza ko yiza ari kumurega ntabwo nari kumurega namukundaga cyane ubwo mugabo wanjye rero twaragiye dutangira ubuzima umugore n'umugabo umugore n'umugabo rero nkabona n'ibintu ntakurura neza bisekeje by'abana yambwira nyine nk'ikosa arona nibwo umuntu akinjira mu rugo urumva ntabakubwiye ngo mu rugo uzitware gutya uzubaho umugabo nyine uretse ya discipline ukura mu rugo ukumva ko utazakora iki utazakora iki ariko yantwaraga gake nyine ko yari mukuru ho gato kora ingeyo yambwira nabi nkahita ndira ukiririra disi nkahita ndira oya Eno hari ukuntu krizi biri mu rugo nkabona simbikurura nge ndishakira ikindasha nyine oya cyane bavuga ngo abantu bashatse bari abana ngo bazarwanira iki ibirayi ariko kamwe ati tuza ibi bizagenda neza ibiki njera uratubuza da namaze nabonye ko akamenye kuguturisha yes kuko nyine nakundaga amata cyane nawe yaba yambwiye nabi cyangwa ikindi kwa kundi wivumbagatanyije buryo umuntu ari mukuru kuri aba ari mukuru ukabona azanya amata yayazana akakuzana icyo ukura byahitaga birangira ari umwana koko byahitaga birangira ndabyara Imana mu mwana mwiza cyane w'umukobwa ndamukunda se nyine nawe aramukunda kuko wumva bimeze bite rero kubyara umwana wa mbere biryoshye bite jera hoye biriryoshye byarandiye nyine nkagiye mvuga nti se nuko nguko bimeze ariko kuko bari bambwiye ati iyo uvuze induru kwa muganga urahebeba ubihene uravuga kubyigise numva kubise turahebeba none urumva abandi twegeranye ntago ari ububebe ahubwo urumva ni bwa buribwe utamenyereye nyine barakubwira ngo urahebeba numvaga kuhenose ko sinari narigeze mbona umuntu ajya kubyara nabonaga umwana aje kana hariya ntabwo byo kubyara nabihaba inda yarandiye ari n'umukobwa bakavuga ngo ari umukobwa biraza atinze nyine numva sinarenze ibintu ndimo ariko yanjye nkafata ku gikuta ntahebeba nirinda kuvuga ngo ntahebeba sibyo kubw'umugisha kubw'amahirwe urabyara udahebebye mbyara neza udahebebye ntabwo nahebebye nyine narashingirize napfiriyemo kugira n'umugabo wanjye we yarasengaga cyane ari umurokore w'imbere agakubita agatokesha abazimu kubita umugore wanjye byari Imana rero yumva gusenga ko mugabo yarahurikiye turabyara ahurika
ko atari kwa kundi baba gutumagiza atabizi iki umva twese ni ibintu twari tugiyemo vuba vuba. Imana rero iduha umwana w'umukobwa w'imfura yitwa Gisa. Izina rimwe rihagije. Yego. Abo umwana mwiza famille iramukunda birahera nyine nuko tubayeho mu buzima kanihuta iminota itagenda. Tubayeho mu buzima nyine tubucamo nkuko abandi bose babucamo bugoye biba bibi noneho hano bajya tubwira ngo byaye umugabo umuntu abyara ingeso. Ese umugore wabyara iki? Abyara umwana se gusa? Buri umugore wabyara umwana gusa ntabyara ingeso. Abyara ingeso. Yego. Niba umugabo ataga saa moya nayo ngeso tundi dusa tubiri ikakubangamira. Burari ariko kubera iki wamugana? Kubera kandi watangiye kuba umugabo. Aya hari cyaba yabuze mu rugo? Oya ntacyo Gera. Nukuri? Oya ntacyo. Niba hajemo umwana. Kandi hajemo umwana. Yagakwiye gutaha kare. Ke yagiraga. Ke yayibona usangaye. Umugabo yitabwaho usangaye. Ndabizi. Nturi umugabo se? Jewe byuko nitabwaho se. Inkuru yawe. Utancumus. Urumva? Uretse gatoya. Ubyaye umwana. Sibyo? Uwo mwana ubyaye. Birashoboka ko ugiye kumusimbuza umugabo. Kandi nabwo bikwiye. Gera kankubwiza ukuri. Nibura umubone n'agahe gatoya. Yes ako gahe karaboneka. Yo kujya kwigungira mu bandi mu nzu. Ariko agigunza ate ahubwo banza wumve ukuntu biba bimeze. Ari naho abagabo bigira imico mibi. Bamwe na bamwe si bose. Umugabo niba ataga saa moya akazi kagafunga saa moya. Ashaka kuba atafata ko gacupa bikaba ngombwa akatangira kujya afata icupa. Ariko abandi bagabo ati urataha saa moya uri umugore. Tiva iwe utamporeza uragerayo byahiye. Ko se nyine uri umugore nyine. Hano se abagore no bataha kare. Ubu no abagore nisangaye saa 10 saa 9. Sibwo bataha. Niho basigaye bataha. Za mu gitondo. Twaribohoye niko nyine. Oya nibyo mwibohore pe. Nabonye musigaye munadukubita. Cyanjye umugabo wanjye ahara arabizi. Nuko kuvuga ngo rero uko byaye twese tubyara ingeso sinyankunda kubogamira uruhande rimwe kuko twese turi abantu. Buryo ushaka kuba wabyaye iyengeso wowe. Inde? Warabyaye iyengeso. Kuvuga cyane. Oya. Ariko ngo umugore yabyara avuga we. Ngo iki? Mu magambo ariyongeye. Kuvuga cyane uravuga ukagira ngo bagucometse muri multiprise. Abagore baze kutubwa muri commentaire. Muri commentaire. Kuko urumva twebwe niko expressinga gahinda kacu. Ubu kuko ntiwamukubita. Sibyo? Gera umugabo ntiwamukubita niba umukubita wenda biri kuzubu kubera ngo niye yayise nabi turabyita yayi ntago mbizi. Abagore bakubita abagabo. Nta terambere rihari. Twebwe rero dushaka umugabo yaragukoma go gaceceka. Oya. Wagira ngo ashatse kera koko. Nayo bango sheri kandi amanagira. Urisi de sheri. Gera umugabo yaragukubitaga ukihangana kubera iki mwana wanjye niko zubakwa aka kanyura senyugehe ugashinyiriza. Gera umugabo wanjye maze kubyara yarwaye indwara ndabyita indwara n'ingeso. Wabyengeso yo kuvuga we abyariye igiti kubita se bita. Gera kandi ntinyi inkoni. Usa nuzitiye. Ntinyi inkoni pe. Ura kugira ngo unkubite wambwira ati Angelique usohotse ugende ureba ahantu ugaruke umujinya washize kuko nanjye ubwo mbona nakugejeje kuri urwo rugero nakwigendera nkagaruka twese inyama zoroshye. Ndatuza nyine yagukubitaga iki yamagambo nyine urumva sheri aya masaha utashye iki ubona ndi umwana ubaza ngo aya masaha nisangaye ntashye ngiye ubona mba nagukeneye kujya wavugaga iki. Oya Gera kankubwire urumva buri umukobwa ashatse akiri mutoya. Urumva iryo joro aho nari mventwe ntari joro ryahabaga noneho wumve ko nyitwite yatahaga habona ngaho noneho atashye ndi uzi kugira ngo wicure mu bitotsi ufungurira umuntu uvuye hanze. Uzi ko niwe waba utarwara amibe urishima utuntu tukakurya mu mubiri kubera iki urumva ko akunda uri kumubaza ibibazo byinshi. Ndakubwiza ukuri abagore batubwire mu comment icyo nta mbaraga tugira zo kurwana imbaraga z'ururimi rurahari pe. Yes. Nukuvuga ngo rero byaje kugenda gutyo hari inkoni z'ibinkoni n'ubuzima kandi bugenda buhinduka buba bubi. Urumva abana mwigaye bazi ko abana umusitari ku ishuri washatse umukuru urazamuhina tu. Oya. Wari umusitari. Angelique yaratuje nti. Oya. Ntago nari umusazi nyine byo kuvuga ngo
ariko hari ukuntu nyine mu kigo baba bakureba abo bana ndabazi ndi kubakurura noneho warangiza nuko uhita uhura n'urugo rwita ngo ngwino urebe rwa rugo bita ngo ngwino urebe sibyo yes ni ukuvuga ngo rero wa mugabo akeneye ubuzima nanjye nkeneye ubuzima ariko kubera ikibazo cy'ubuzima twese dufite njera icyo gihe nashatse ibirayi bigura 80 ikiro yego igihumbi nari kukirya harya ubu ngubu bigeze kuranga 700 na 800 bitewe n'aho utaha ariko icyo gihe numvaga njye nta kibazo ko nari mukunze numvaga ubuzima bwose tuzacamo tuzastragoringa ariko tukabana sinagiye mu mategeko sinagiye imbere y'Imana ko numvaga umutima wanjye warasezeranye nawe nta wundi mugabo nyine narasezeranye nawe ryasezerano ubundi niryo sezerano nanjye nemera nkumva sinshaka kumutakaza nkumva mbega ndatinya kumubura yego rero ubwo buzima twabubayemo ninjira mu bintu byo gusenga cyane nkasobanuza Imana nabona umugabo wanjye ari guhinduka Imana ko ndeba umugabo wanjye ahindutse urabiza abagore turi gusenga turavuga Shera nakundaga umugabo wanjye utangira gusenga wari umukobwa nari uraho ninjira mu itorero sanga ibintu babuza nizo guzanjye kandi ndi umudamu ibyo babuza ibyo ngibyo inzoga ugomba kuzireka ibiki muri katolike inzoga bari inywera rero urumva nahise ninjira muri systeme ya kirokore kuko nabo barabakristo wanywaga inzoga oya byandi by'abana nyine soma ariko ari kusomaho ukaka ubwo no kuvuga icyo gihe rero wagakwitagamo ariko ugakwiga mu burasirazuba hashyuha kuriya ntushyuhe urumva ndakubwiye ngo nuko Imana irarinda Imana iratabara nabonye rero umugabo usenga numva ko azambera urumuri ambera ubuzima kandi koko niko byari bimeze nyuma rero yinjira mu bintu bya salon de coiffure kuko yarazi gukora salon de coiffure ibintu byo gusuka guca inzara ibintu nk'ibyo ubuzima ngo bigira amafaranga yes bigira amafaranga akabamo n'ubuyobe reka da turangije ese wa mugani wakira inzara abagore ntabwo bivamo uramushima mu bwonko rega buriya uko ushima niko ushima hose umubiri ku wundi n'ibindi yego ubwo rero urumva agitangira akazi ko muri salon de coiffure urumva twaje kubyara undi mwana abapapa abana babiri nanjye urumva nari naramaze kuba umugore naramaze kwiyakira jera duca mu buzima umwana w'umukobwa ushaka kumubwira uyu munsi ngo ihangane yego ntabwo yakwihangana kwihangana ke nuko uri buce iburyo agaca ibumoso mugahurira au centre ntumbaze ngo mvuye he kuko ntushinzwe kwa umuci nyuma guca inyuma mureke umukubita agukubite cyane imyuko kumyuka uvuge akumene njye rumva ntabwo navuga kuko umugabo wanjye yaritondaga cyane nari narabaye n'umubakore cyane ibintu byose Yesu azabikora Yesu azahindura umugabo wanjye azahinduka uko usenga usaba ngo umugabo ahinduke ahubwo hari ibindi nawe bimuhiga iyi mirimo muba mukora muhuramo n'ibintu uyu munsi njyewe ndavuga kuri salon de coiffure kuko nicyo kintu akora ubu hari n'umufundi watwaye umugore abagabo mufite ibibazo byinshi cyane n'abagore murabifite nyine twe turerega ubu tuba turi kwivuza tuba twaje kwa Rweme kwivuza rero abagabo mworoshye mu mutwe njera wari uzi ko nta mugore wapfa gusambana atabishatse urabizi bisobanurire Jera izi saha nshobora kuvuga ngo nabikora nabigambiriye bindimo kandi mfite target ngewe nshaka kuri uwo muntu yego rero hari n'ukubwira ngo ngewe ngomba ngurane na mubyarira icyana ntarebe numva ari umugore yego n'umugabo rero we yabigambiriye Jera akaba yakubwira ati none ntacyo tujye kwa muganga ufate bya binini bikurinda gusama kuko njye nkushakaho umwana ntacyo ndi bumwe sibyo umwana uzakoresha ikize uzakoresha iki byibuka Petit Gerard ngiye mubona tamba ariko wabaye akabagore mukabikora rwose umuntu azi ko afitemo ikinini muri mu rukundo rwahe nyine warijya bavuga ati ngewe gutya na gutya ndishakira umwana ese nzamubyara gute
ukareba umuhungu da nk'abajene nyine ukavuga ati reka sinajya kureba ari abasaza baba bafite ruhaga impande ndareba ucyuzuye ukiri muzima ukiri fresh rero urumva ngiye mugabo wanjye yagiye muri salon de coiffure ibintu birahinduka birahinduka pe none arambwira ati sheri noneho rero urabona muri salon de coiffure kugira tubona abakiriya bisaba kuvuga ko uri umusingo utashatse utashatse ndajya hese ngewe uri bunshyirehe ngo yango ni ukugira ngo nyine ngo tujye tubona amafaranga buriya muri salo bano bakobwa cyangwa abadamu bamenye ko wubatse nta bakiriya ubona buriya majority muri salo amakuru ni mashya kuri iki ako Gera wagiye ureba ukuri kw'Imana Gera ntabwo ari ukwirata njye mfite umugabo mwiza wibogari birumvikana none ati ndi singo rero wumva wakwibonera iryo boga rigwaga gute umusore mwiza gutya wabuze umugore gute urumva byatangiye ari ukuvuga ngo ashaka amafaranga biza kurangira uramwemerera se none se Gera sinirirwaga nawe nari gukora iki uravuga uti nta kibazo ndavuga none se Gera nimbyanga ko abivuga n'undi sindibwirirwane nawe sibyo hano ubwo ninamukurikira biraba intambara urara muri salo kugira ngo umushobore niba wagikanyarira ukigerekaho ikadeshi ntabwo mbizi ni abantu utabasha gusaba kuko hari agasombe mutanga ubundi Gera ndi imbere y'Imana ishobora byose umugabo wanjye twahuye gutya nta n'icyatsi nigezemo ariko urabizi ko bitangwa uyu abagore barabikora nose uba hari turi kumwe wagiye ureka urumva ni ukuvuga ngo yageze muri salo rero aza guhuriramo n'inshuti nyine bya bindi nk'uko natwe tujya mu kazi tugahura n'inshuti ahubwo habaho kudakontorora y'amarangamutima nk'umugabo yego yakoreraga muri Kicukiro ndasenga Mana nkurira umugabo muri Kicukiro muzane muri Nyarugenge narasengaga nkatuma Imana mujyane Nyarugenge papa musengere ndamusengera sinshaka kayagera mu kazi yananiwe reka ajye abona hano azagenda urugendo rw'iminota 20 nyine nkumva nuko bitewe na condition de vie twari turimo nkabona ko azinduka kare kugira ngo ajye mu kazi mbona byibuze aya masaha 2 yakaryamyeho araruha urumva nta kazi nari mfite ko kuvuga ngo ndamunganira ahubwo ndi kubyara sibyo kandi plus imbyara ndamwongerera iki gutekereza n'inshingano nose niba nirirwa mu rugo gufura imyenda no koza ibyombo nyine nakazi k'umugore nyine wirirwa mu rugo ariko mbona ko buriya ngo iyo wakandagiye mu ishuri warizeho gato mbona ko umugabo ashobora kuba ndi kumubangamira kubyara wishye nose urumva niba umwana mutoya mperuka kubyara mfite imyaka 23 abandi urumva bimeze bite abashize igihe kandi arakora P6 y'umwaka ejo bundi mu kwa karindwi urakujije cyane abyaye kare ariko ni byiza ikomereza ubwo umugabo wanjye tubanye muri ubwo buzima wa munwa rero nakubwiraga sheri ya masaha utashye nisanga urumva Imana yaje kubikora imukura Kicukiro mujyana Nyarugenge Imana warakoze mkonge ari muto cyane nterera umusozi wa mowe hano hejuru bahita mera neza muri mera neza aho bita mu marembo y'ijuru maze nzahakujyana mazenguruka inshuro 7 mpetse umwana nshoreye undi mpetse umwana ndi gusaba Imana n'Imana mpera umugabo 2 mpera umugabo umubiri Imana irambwira ngo uko umusengera ngo abyibushye niko Delila zizamwirukaho kandi niko byagenze nyine nge numvaga ese kuki utamugaburiraga oya naramugaburiraga kuki wasengaga kugira ngo umugaburire oya naramugaburiraga ahubwo vuga ngo ari ukuntu ubona umugabo atabyibuha adashyira uturaso ku mubiri bakora ntagashyira uturaso ku mubiri ariko ntago ari ikibazo cy'uko atarya wumva za stress zose n'iki uri muntu agenda n'amaguru agataha nandi man byari bikaze ariko ndavuga niba Imana twomekaho ikadushyiraho nubwo twazanye ibyo mu majyepfo tukegeka kubita no ku mugabo nijye uzajya utemeka ngiye mbigira ku musozi kuko numvaga mbabaye numvaga ikintu cyose wasengaga narasengaga niko nari naratojwe urumva ntabwo nigeze ngira igihe cyo kuvuga ngo ndasengera umugabo mu bukobwa bwanjye nta mwanya nari mfite wo kwiruka ngo ndajya gusa nakundaga abasengana n'abitinya ariko nsa nkubona umwanya maze gushaka mugabo ndabana ndapfuka amaguru
maviology, iyi systeme bita maviology. Amavi arakoboka. Yagenda Imana ikurinde kuri amaraso ya Yesu kubita mwuva ngo bararoga namukubitishaga imva mugabo aragenda twari twatsi twawe nose nari gukora iki narasengaga twahuraga mu nzu y'Imana dusenga cyane nza nyine kuba addicted n'amasengesho cyane ubwo rero ibyo birahera mugabo wanjye ajya muri Nyarugenge rero ageze nibwo natangiye ishuri noneho y'urugo Jera ishuri ry'urugo uravuga inkoni ye inkoni umubiri ugatitira takoze ibyo bibabiza bite ni satani byo ni satani urumva rega buri umugabo iyo yatangiye kureba umugore wo hanze uwo mu rugo abameze nk'akabenzi kicaye mu ntebe nibyo kubera nyine bya bintu ikimereye gutya igihene kiraho rega bino bintu ba Nigeria bakina uravuga iki uri kumusakuriza jera kankubwiye muri urugo rurimo ubukene amplis harimo abana papa igikoma papa urumva mama barakubwira ko ushonje ariko nawe ufite uwo waka none ngabe akobwa ntabwo beri sawa undi kwenjoyinga abantu umugore niyo byo nakubwiye ngo bura mu rushako habamo ibintu byiza ndetse n'ibintu bigoye rero urumva ikintu kiba cyaragushoboje kwihangana mu rugo ni ukwihangana gufashanya kumvikana nyine kubahana nubwo twari muri ubwo buzima bukakaye ntabwo byatumaga ataba umugabo nubwo nigeze ngira isoni zo kuvuga ngo urumva nyine akunda abakobwa mu bukura ngo yashatse umukwaferi ngo yarabonye njye numvaga ndi fieri y'umugabo wanjye jera umuntu ukukura iwanyu utabyariye iwanyu ngo witwe ryazi wari nari kubyarira iwacu kandi twe icyo gihe ntabwo byatinyaga kuvuga ko wenda ubu barabisigirije byita imvugo nziza ariko witwaga icyo sibyo rero burana none umukobwa washatse utamuvunikiye jera shamufata nk'ikiraha cyo mu ndobo nta gaciro ikiraha se uragipfobeje ntabwo nkipfobeje ubwo nyine nakama mwadupfobeje uzi kugira ngo uzane umukobwa utazi waba utagize icyago ati tujye iwacu tureka reka igihe ntikiragera ukamara n'umuntu imyaka 8 9 10 warangiza ati ntabwo tukiberanye sha ntabwo tukiberanye akabikubwira se wowe reba ukuntu usigaye ungana akabitomora se akakubwira ngo ntabwo tuberanye yes waramugaburiye waramutekeye cyose ni ibiki abateka waramusengeye ngo akabiri kazi uzabagore bari hanze bazi guteka kukurusha bazi guteka akabikubwira se gutyo jera rega buriya satani yo yamanutse mu rugo waramutekeraga ibiryo we ntabwo yangaga kurya komteri yarazaga nyine agakozamo ifoke ase nk'ubu ibiki nkibuka ko byavuye mu mafaranga yansigiye n'ubwo ubwonko bwahiye kugira ngo imibare ivemo guteka neza nuse nuko mbiyobewe nangize ngo jera wapi niba ari ikintu nzi ni uguteka ibindi bitsinda ubwo rero mu rugo haba utuntu twinshi umugore ntabwo yaba perfect ariko buriya hajemo ingeso yo kureba n'inyuma ndamukwepa iki uba muri ako kazi yaje kuhahurira na nyirabuja umukobwa ukuze w'ininja ya danje ninja imwe iburira mu myotsi ndanabimenya sasa umugabo ndamuneka koko azate se nyirabuja kandi mukabyara reka nyirabuja ze rumva ya recruitment nasengeye muri Nyarugenge niho yakubise yego arangije barahura baraganira yinjira mu kazi nyine nk'abandi ya ndwara yo kuvuga ko ari umusore abwira nyirabuja ko ari umusore arangije ati ngende umusore ariko mfite abana babiri abana banjye barerwa na sister wanjye ugiye kuba mushikiwe rero ngiye kuba mushikiwe mbe bikangeraho hari ukuntu uba wizera umugabo cyane naramwizeye ku buryo ushingiye ku ki nyine kuko nyine numva ngomba kumwizera kugira mbashe kubaka yes naramwizeye nk'umugabo wanjye mbese nukura amahitamo ko ndikubyumva ko ndikubyumva nukura amahitamo ameze ate yo kumwizera none se uwabana n'umugore atakwizera agera birashoboka n'imyitwarire yanjye
reka nkubwire abayita kwizera mwabana kubw'ubutunzi ufite uzwemo abantu babana bazi ko bacana inyuma urugo rugakomeza rega gera kurya kandi ibyo ntacyo bitwa ngewe ukari ugataha iwanjye ibyo ngomba gataha iwawe none inshingano zo kubaha gutaha iwanjye se ibindi byabisigaye byo mu rugo byarebaga nde ngahitamo umugabo uguca inyuma yubahiriza inshingano zose z'umugabo ubu ni imfura kuri njye ntacyo antwaye byagezeho sara zihagarika cajya ubyihorera oya afunga amazi n'amashanyarazi none se urumva yatugabanya guta amafaranga kwa nkubwira ukuntu nyirabuja ari ninja yego ibaza kugira ngo ukoreshe umukozi umukata amafaranga muyo yakoreye kuko urabizi ko babahemba mbere amafaranga ukajya uyakatamo yayandi akasemo akaba ariyo bajya gusohokaniramo turi kumvikana afite abana afite inzu agomba kwishura urumva se yarambere kamvuge katambere buriya mbere umugore mwiza yari kujya reka ibyo byose akabikora nta nicyo byari bimbwiye ariko yibuke ko yabyaye uzi umuntu kwibagiza umuryango cyera biba ari ibindi urumva yari yaramubwiye ko ari single yako hatujije ubuse ko njye nari muzi nuko nari muyobewe yarabizi ko abagore ngo baraneka yes ukuntu atarabizi oya itorize njye nari mbizi ndabineka ndabicunga kuko igihe kimwe nararwaye saba amaropo medicale ndi mu rugo umugabo araza arantekera pe bikiri bibisi nyine bitaratukura ngiye kubona mbona ka message aka kanya ugenda gukumbuye gera nari ndi muri ropo medicale nabaye nka cya kimuga gitaye iki utimbago zawe ntimbago kuko numvaga mbega noneho nari ngeze hahandi ngiye guhagarara nkajya ndwana n'umugore umvugishiriza umugabo ariko bitewe n'akazi akora nkagenda gake mubwira nimvuga cyane rero baramwirukana na cya gihumbi twabonaga tukibure rero urumva n'icyagiye umugabo ajya mu bintu atabizi kabirimo usha no kubikora nyine kubwira biraho just bikarangira ariko gera wibuke ko ufite umuryango sibyo ntabwo ndi hano ngo mwandagaze n'umugabo wanjye twarabyaranye ariko ni isomo umudamu wese wicaye ku ntebe nk'iyo nari nicayeho njye mpamvu ndi hano nakoze day y'ibintu byanjye nakoze ikiriyo gera nagize agahinda mu rugo rwanjye ku buryo najyaga kumva data kuko aho yari ahambye Nyamirambo nkagenda nkarira kandi muze none wa Mungu yananiye nkamuganiriza kandi yarapfuye none nari kubibwira nde wundi ninde wundi nari kubibwira ko warugeze habi se nari ngeze habi kwera iki kwa kundi nyine uri mu itorero ntabwo ushaka kugira ubwira ibibazo byawe ntabwo nimbimubwira aramvuga aranyota biragenda bite gera ku Gituri Nyamirambo nkunje kuhakora amasuku byahi nkarira nkamurega kuri data buka kandi yarapfuye ngira nkataha none se uwo muntu yamuhaye iki niwe uzi ibyo yakoze njera niwe uzi ibyo yakoze kurumva kumvikana byaje kwanga noneho ibintu biba wasi mu rugo biba bibi cyane ndareba ndavuga naho kugira ngo uyu mugabo tuzicane reka turekane niba njye ntakiri type ye akaba yarabonye undi ubasha gukora ibyo ngiye ntashoboye uwo yarameze atese namukoreka kuri telefone nyine kuri we n'icyuma cye njye nari maze ubwo nyine kudashobora yamuhaga amafaranga jera kamubwira urumva ibaze kugira urana iyo wubatse telefone y'umugore n'umugabo kenshi barebanamo niko nabyita njye byageze kuri etape akajya telefone yayizimije ngo umuriro washizemo kandi kugira ngo ntabona ibyaha ibyo biriwemo niki kuko tumaze nyine byaje kurangira turaseparatinga acukwe nanjye ncukwanye sigarana abana arambwira ngo reka ngende ngo ubwo nyine ngo ningira icyo nzaya mbona ngo nzaya nkufasha niwe wisabe kugenda urumva nyine ngiye byageze kuri etape na famille bakajya baza kutwunga biranga njye noneho ngeraho mubwira nyumva ro nkubwire njera mu buzima buriya umugabo yaguca inyuma cyangwa umugore yaguca inyuma twese turi abantu ariko iyo bamaze kubimenya biba ikindi kintu birapfa sibyo buriya baravuga ngo gucana inyuma kw'abashakanye bisiga igisebe gikomeye ku muryango kandi cyane ku bana bacu
urubyaro rwacu nirwo rugira iki ibibazo rubigenderamo noneho buri ukongera ukavuga ngo ntabwo ushobora kuvuga ngo wanze umuntu wakunze bibaho se biragoye umuntu mwakundanye umuntu mwateretanye isi kabibona mukaryana umwanda hasi hejuru kugira ngo mwikure hasi sha ni ukuvuga ngo rero kwibagirwa umuntu yabigoye nakwibagirwa ukabona ko yakwibagiwe uzamureke yigendere siko Mutesi yavuze uzamureka agende ko azaba ataragukunda mfashe telefone kuko hari akantu ejo nashyize kuri Instagram yanjye yitwa Rweme Mbabazi ni akantu kavuga ku mbabazi nyine ngo tujye dutanga imbabazi sibyo mvuga nti ubuzima butarimo imbabazi ntabwo ari ubuzima noneho umuntu umwe aza kwandika harimo komantere nyinshi nyine aza gushyira komantere avuga ngo ubwo si umugore aguciye inyuma wamubabarira ukabyibagirwa nawe uravuze uti iyo wamenye ko umuntu yaguciye inyuma biragoye Jera kamubwire ngiye ahantu byangoreye ni ukubibonesha amaso yanjye kandi ukamakanira ko nta cyabaye ubundi se ngo kwemera ntabwo ari byo ku burenganzira ese ngufasha ukamakanira simba mbaye papeti imbere yawe ngo umuntu nanagufata ngo jya uhakana ayo makuru narayumvise mu mihanda iyi mihanda rero nyine ibiri mu tuntu ariko ikintu kiba gihari mu rugo ibyo ndi kuvuga ntagiye ngo ndimo ndabiseka nanabishyigikira turimo turatanga isomo ni isomo yego Jera ni ukuvuga ngo rero njye byarabaye face to face nakubwiye ngo narasengaga n'ubu ntabwo ari uko naguye completely ariko nyine hari ibigabanuka bya guca intege Mana kuki wemeye kubibaho kuki wemeye ko yinjira mu rukundo n'uramuntu gutya na gutya bura rero rwose abarokore n'abana beza ubwo rero umukobwa arambwira ngo excuse me biki excuse mwaje guhura saa 8 z'ijoro nyine urumva nge nabanetse igihe yego mugabo nkamubwira ko sheri mba ndi mu kazi ngira ngo ujye ntahasanga bwana ko se akazi kanyu kagira saa 8 saa 9 z'ijoro mumba nyifite abakiriya urabanetse rero mama mufite abakiriya Jera nkwizirika ko ni ikirondwe kikurimo nakoze urugendo rw'amezi agera muri 5 ni ku mugabo wanjye uri mukobwa wo hanze iyo yahuye n'umugabo wawe mukamenyana aragusuzugura nagasuzuguro sibyo agasuzuguro nibyo namye nkubwira ngo umudamu utarasezeranye izi saha abana n'umugabo kubw'isezerano bagiranye mu mutima ngiye buriya bitewe n'ibibazo bisigaye biri mu ngo iki gihe naga prefeye niba umugore aboneza urubyaro imyaka 10 gashira undi mwagasezeranye muri imyaka 10 oya mu bantu hari ibintu njye mbona mu bihugu wenda byo n'abaturanyi byaraje muri za Uganda mubanza kwigana mu bantu nose Jera kankubwire niba duhuriye muri mariage ngo twabyinanye kuko nkaraze nkakugusha hasi bamugoroze kubyina cyangwa mukobwa zikubyina kamushyire mu mago tumushyira mu mago Mana ushize ninja mu rugo imwe itazicara ikurusha ubwenge sibyo Jera ngewe ntabwo mbivugira ko narashyinguye ntabwo nkirira narashyinguye mu mutima narashyinguye nakoze ikiriyo cy'ibyambayeho byose ariko icyo nkubwira cyo iyi si ya none ifite ibibazo ingo zo noneho ndabanza kumenya waje kubafata gute saa 8 nari ndi mu rugo nyine nakuye ngo umugabo wanjye twarakundanaga cyane ku buryo niyo habaga hari ikibazo kibaye mu rugo yaramamagara agasheri umwana ameze ate abana bameze gute ko ndi kwiyumva ntameze neza urabizi ufite abana se atwenda umwe yikubise hasi rero tuba muri bwa buzima abana bacu bakuze bazi ko papa ari sheri nyine kumwita papa sheri kwa kubabyirira cyane yari umupapa mwiza utakaba jirafe mu rugo tukurira twese ariko akimara kwinjira muri utwo tuntu indoro irahinduka biracika bicika kuri bigacika no kubana ndaba mvuze nabi imbere ya kamera buriya banze imbuyanga n'utubwana twayo ubundi buriya mugabo iyo yaguhaze aguhagana n'abawe
be kandi Bibiliya ivuga ngo iki muri Timoteyo 5:5 burarega umugabo utuzuza inshingano n'iki aba yamaze kuba umuntu utizera. Jana ntabwo uba wizera utakibasha gukora inshingano zawe z'urugo rwawe. Ese kuki Imana itubwira ngo tugandukire abatware bacu abagabo badukunde? Nuko bazi ko Imana irabizi neza ko kuganduka bigoye abagore n'umugabo gukunda umugore yishakiye biragoye. Hari akantu bajya bavuga ngo bibaye ngombwa kusubiramo bakakubwira ngo ni bande basubirana. Bibaye ngombwa bongera guhitamo umugore. Wakongera guhitamo umugore. Barakubeshya. Naho najya hari inkoni. Nagenda aho zavuga nisho. Nire nanye kiga guteta. Yesu we ngateta. Ariko wagize igihe cyo guteta. Jera ninde nkuru. Ariko nta kumutetera guteta ni cyagiye utwite wabyaye. Yakundaga abana be cyane. Iyo muvuga mu busobanuro bwe ni mwiza ni mubi byose. Yabaye mubi kubera aho yagiye hari igihe ubahanurira akakwanduza. Sibyo wumva se azagaruka shaka mubwire uri amahitamo y'umuntu ni uyagira. Aracyari kumwe na wundi se? Yes. Nge ntiyabinyemerera ariko ni ibintu tuzi namaze no kwakira. Nose niba umuntu ataranyemeraga ndi umugore we tubana urumva uwo hanze habara ryemera ko babana. Ntabwo bibaho. Uriya rero nibyo nakubwira ngo umuntu atangira abeshya akantu gato bikarangira abaye iki. Waje kumufata iyo nkuru ntabwo ndayisoza. Iyo nkuru nyine kamubwire. Urumva byabaye icyo gihe 6:45 hari kuri Cogam ihera. Muri Cogam yes. Ndamuhamagara sha Gerard uri umugore mu gitondo aba Rwanda Revenue nijoro akaba polisi. Umugore yego zana amafaranga duhahe Rwanda Revenue nijoro wati niki cyatumye utinda gutaha. Ako kana kuko Gerard niyo waba uvuga ngo unywa inzoga ubanza gusaba permission. Allo chérie hari abantu turi kumwe si wicaye 3:40 chérie uraza sangaye. Utangiye kuba umugenzi cyaha uraza sangaye. Kandi nukuri n'icupa watse nturarimara. Rero bamwe ugasanga birababangamira abagabo birababangamira bikitwa katabona uburenganzira. Mbese kuki mubikora kandi muzi ko abagabo rega kankubwire buriya iyo umugabo ari mu rugo umugore aba yumva ari safe. Ariko uko gufuha kw'abagore kwatuma n'umugabo yigemo atanabishaka. Oya naho ngo nugufuha. Urabona umwana yabona ababyeyi bose mu rugo. Ametwaza abana. Niho yereka urendi ushaka kugusobanura ukuntu umugore abona umugabo. Iyo umwana abona mama na papa mu rugo uzabipime. Uzari kuna abana bawe bitwara. Umwe ahirima hariya undi abavuga ati ninaga umutwi iburyo mama aramfata ningi ibumoso papa aramfata. Umugore rero abagira ngo basi niyo waza ukaryama muri abavuga ati mva niyo yaba ari ikije kudutera. Ntacyo twaba kandi buri mugabo wawe yaba ari fake uziko nta n'inguma atera ariko muri kumwe wumva uri safe. Yes rero nanjye numvaga ndi safe ku mugabo wanjye ariko mbana n'igikomere nyine nkagihisha itorero ndihisha cyane. Rero finale umva mu rusengero ubaze kuba usengera abandi cyangwa se unakomeza abandi nk'uko nguko tuzana ibyacu hano ni imbere ya kamera ni imbere y'isi yose muri rusange ariko ubu wakabaye uri umudiyakoni. Wakabaye uri urukarabiro rwacu tukaza akira ndarushye ahubwo nuko sinzi ikintu uzakora ntabwo mbizi ko umunsi uzawita kuko ibi tuguha ni umutwaro. Niho handi uhamagaza ba Mary bakaza bakadusobanurira ukumva hamwe wahetana. Mary waramwumvise? Nge cyitwa inkuru yanjye. Arenze kwemera. Mary uzamugarure. Cyane. Haratuje mama ukubwira nyine ukumva ikosa ryawe riri. Je rero buriya cyo nshaka kukubwira cy'icyo gihe byabaye icyo gihe 6:45 ndyamye ndi mu ntebe kumwe ubutegereje umugabo ati atahe asange buriya kubyuka uvuye mu bitotsi nakwe ngo biravuna. Numva mu nda harandiye. Numva akantu kanciyemo mu nda umugabo wanjye abaye iki nyine numva amahera arikoze ukuntu. Imana yabahaye nayo nimbi. Yego
numva umugabo wanjye ndavuga ngo abagore mugira impano numva hari ikintu kinciyemo cy'ubwoba nshaka kujya hanze kandi gusohoka nijoro rwose urabizi abagore batinya gusohoka nijoro numva nshatse kujya muri toilette ndajarajara 6:45 nahitaga mpfukama nkasenga Mana ndapfukamye ndebera umugabo ahari mufate murindire kuri moto niba atashye ntuzi nahageze isengesho namutumaga aho ryonyine nsubiye mu buriri mu ntebe biranga ibitotsi biranga numva ijwi mbwira ngo ambara ngiye icyo nkwereka ko namaga mubwira nti sesheri ko ndeba turyamye ku buriri turi abagore batatu ngiye nkaba nibona no mu nguni none wari ubirose se nyine hari ukuntu rega biraba nyine mwese ndagusobanuriye reka utari umurokore haryambwiye kuri umurokore ujya mu ijoro n'umukatolika umurokore hari musobanurira akambwira ati izo ni inzozi z'umuruho uba warushye uba wananiwe ari umugabo wawe ni sawa kandi njye biri ikintu cyisubiyemo inshuro ebyiri Imana niba ariko ko hari icyo ushaka kunyereka 1 2 3 biranga mbura ibitotsi numva ijwi ngo ambara byuka wambare wikwize ngira icyo nkwereka narabyutse mpindura nyine imyenda ndambara ndasohoka gusa 7 zari zimaze kugera ndagenda kuko buriya nyine iyo uri umuntu uba mu bintu byo gusenga kenshi ukurikira ijwi ndagenda ngera mfata moto ngera ku kazi aho nyine aho bakoreraga nsanga harafunguye nk'uko wakuraho rido nabonye iby'amaso yanjye atigeze yabona urabifatira gutya nta muntu umbwiye ngo mama runa ngwino urebe kuko niyo wambwiraga ngo umugabo yavugishije runaka cyangwa narakubwira nti arubwo nakubwiye ngo mbere umugenza w'urugo rwanjye kuko numvaga ntashaka kubyumva ubwo bitwaye bate ibyo bakoraga uko turi kubyumva ntitushaka kubyinjira ni gukanura mbega urubwa umukobwa ati excuse me ngiye mbwiye ko ari umusore nangane ariko yakubwiye ko afite abana yambwiye ko mbana na sister okay nose mugabo nabaye mushiki wawe ryari umva nyine uramwarwa tamubwira ni shema poni ukabisa wari nge nawe none igisambo ninde umva iryo joro noneho naravuze Kiss FM ngiravuga ntabwivuga naravuze numva agahinda kanjye kose birarangiye santima zose numva nzishyinguye aho urukundo rwanjye rwose rurangira icyo gihe numva ndababaye numva rambabaje mu buzima kuko numva hariho buriya nyine ngo kwakumvikana kwizerana gufashanya n'ibiki gera muri urugo bajya batubwira izi mpuguke ziza hano ngo urugo ngo kwizerana ngibiki man urugo neti defini nta kubutagize ngo wizere gera umuntu usitorero none ukuntu bapasiteri batwigisha muganduke mu bakarabye ibirenge teka warabikoze se nawe yaba umuhamya amakanyije yavuguruza ntako nitwaye ngo mvuge ngo nubake kuko njye numvaga ashaka kuba umugore mu rugo birumvikana Ange umuntu ashaka kwibaza ngo icyo gihe nibwo mwahise mutandukana afashe icyemezo uravuga uti noneho enough is enough ntabwo navuga ngo enough is enough habaye igihe cyo kuvuga ngo reka nongere ngo ragoze kumva nangaga gusenya kubera abana banjye ukuntu bakunda papa wabo hari umuntu nabonye ejo bundi avuga ni inyigisho yatangaga ni isimbi yitwa isimbi rya Yesu aravuga ngo nimwubaka ntimwubakire ku bana ntuvuge uti ndanambira abana kuko abo bana bo ni abagenzi muri urwo rugo ariko mwebwe muri akaramata iyo wubatse uvuga uti nubatse ku bwanjye n'umugore wanjye n'umugabo wanjye abantu bareke ubundi ari kosa mu ntangiriro nyine tuba twanambye njera uba wanambye uvuga ati umuntu twatangiranye ubuzima uyu muntu wantetuye byari bimeze gutya ukagenda uhuza uri abagore tugira imbabazi cyane ukagenda uhuza utuntu bituma udashaka gusenya mu rugo rwawe noneho ibaze uri umuririmbyi muri korari buriya noneho iyo usenga bwo upfa wumva urapfa ugashira ukubakiza abandi rwawe rurararugwa sibyo ngera urumva ni isomo nabonye gusenya uri umudamu Gerard nta gaciro ugira nkisenya urumva nyine byaje kurangira
kwihangana biranga njya mu rugo mvayo mbona nta kubaka ntako dufite rero ndavuga nta kugira ngo nkomezeho ndi mu rugo rudahari kubera iki tutarangiza ibi duhura hari igisharagati twicayemo niba famiye abaturi bugufi baragerageje kutwunga bikanga niwe wamusabye se cyari yananyice hano reka nkubwire ukuntu byagenze nye twaraganiraga nkumganire rero sheri ngenda abona kwihangana n'undi akazi ka sarukora wabona n'akandi nge numvaga ko yakavuye aho ngaho ubona nakahatsimbarara cera rero nge ntago nari kubishobora sibyo niba mbona umuntu ari kumpirikira urugo kandi umugabo akaba adashaka kumurekura akitwaza akazi ndi kubakira kuki ese umugore utazatuma abasha gutungwa urugo rwe cera kurera abana muri iki gihe birakaze sibyo uwo mugore uzacunga umugabo yakorera narwo akaturya akaguhereza 10,000 cyangwa 5 cera ishuri bivuze ngo nta nubwo yamaga amafaranga yiki kandi none se umukobwa yagusohokana kabiri nubwo yaba ari nyokobuja wese akwihagaraho gute nk'umugabo nukuvuga ngo rebyo byose nabiciyemo ndanakomera ndanihangana ariko igikomere kibaho mu gusenya urugo umugore kwitwa indaya shari ryaranzengereje jera navugisha umugabo w'abandi wandaya we uramugore ni indaya nitwa indaya riranzengereza nkareba sinagiye ku muhanda ngo ntege nk'abandi sinanabinjije ibintu byose nyine mba nabitambitsemo abana banjye kuko niwo mutungo mfite n'umugisha mfite sinzi nyine kumva numva twaratandukanye nyine ndamubwira nti reka turekeraho ngenda n'ukuri ndananiwe jera buriya ndihambira ariko ibintu binaniye nzamura amaboko dusoza we nta kintu wishinja mu rugo rugendo rwanyu njyewe mu rukundo rwanjye kuvuga ngo ntacyo nishinja ni urusaku kumva kwihangana nyine byarananiye ndavuga ndasakuza wenda nkiraho jera uzi kugira ngo umugabo agusige mu mezi nk'abiri akiva mu rugo mubona amafoto yaya ndacicikana basohokanye na nyirabuja yose bayashyira kuri status nyine bashaka kukubabaza bari kukubabaza ibyo ndabibona nyuma noneho bankorera agashya basohora fake save date ndabibona yes yari umukobwa cyangwa yari umugore ngenzi neza ko umugabo wanjye ibyo bintu atari kubikora ni kwa kunini umukobwa avuga ngo nyirabuja yari umukobwa cyangwa yari umugore njya nyoberwa ishusho ye kuko ni umukobwa ukuze ntago nzi amateka ye ni umukobwa ukuze urumva rero ubonye ibyo bintu uri umugore watawe rega buriya kuduta ngemba numva bazanahindura inyito ntago umuntu abagutaye abagusize King James yavuze ngo wanzanye mu rukundo ubonye mageze uransiga amagambo asize umunyu aba yarakubeshye duki byose bikarangira sibyo ni ukuvuga ngo rero ikintu kiba gihari mu buzima ni ukoroherana yagusize ubu nguri yansize nyine mu rukundo ndi njyenyine mu rukundo bishe gute birabishye mbere akigenda naramukumburaga nkasasura nkamera nk'umuntu wapfushije gusasa n'amashuka naranye nawe bikananira nyine nkajagarara mu cyumba nkamera nyine nk'uwapfushije biravuna biranaryana uraryama imbeho ikakwica ukabwira abana ati muze mu ndaza kumva ntibari kugeraho papa yagiye bana nyine kumva nyine abagabo muri abana bese turabakunda kabisa ubwo uvuze ko turi abana beza ubikuye ku mutima cyane ukuri kw'Imana ni imfura rega abagabo ni nk'abana kandi barakurangije njye ntacyo biriho jya kundangiza guteze ese niwe muhungu wenyine bagusize mu rukundo yaransize akari abandi ariko wa mukandi kasi urabona ntabwo niyo waba uri umukecuru ushaka umusaza cyangwa se ukanabivamo ko uragushaka ufite umuntu usa ubungubu wundi ntabwo njya mu rukundo nabanje gushyira imbere kurera abana ukora iki ubungubu niba utajya mu rukundo nkora iki nirerera abana ndera abana ugasohoka n'abashuti iki none se jera nkubwire ngo wajya mu rukundo nunabona ugutereta hazaza uwubatse kandi ura ntiyagushaka sibyo icyo ashaka ni igiki nibyo nyine ibyo ni ibiki kubitsinda ariko ni iki abashaka ni ugukurya umutima
wabaye uti urumva ni kukubeshya kazagukunda ariko mba nkeka ko nta rukundo ruba ruhari. Warumbajije ngo ni iki kintu cyakugoye nyine ni ukwibana kumenya buri kimwe cyose kiba ufite umuntu nyine burya none se kutakoraga naje kubona akazi nyine nigira mu burezi Imana iparikaho. Ubu nibyo wibereyemo Imana iguteza imbere, Imana igufashe muri ibyo byose urimo. Isomo rikomeye Imana ntabwo kivuga wowe Jera ntayivuze napfa. Ubuse imyaka ishize sibyo umugabo wanjye naramwubashye cyane. Mumaze imyaka ingahe? Ngiye gutangira wa 5. Ego utari kumwe nawe byabaye amateka. Ntabwo yashatse undi mugore? Nyine aracyaraho gutyo tu. Cyaraho wumva se mu boss ashaka kuzagaruka? Nakubwiye ngo buri amahitamo y'umuntu niwe aramutse agarutse se wa mwakira mu mutima wawe? Njyewe ukuri kwanjye ni papa w'abana. Nabwo ureba gushaka undi mugabo kugira azamenyere ya mitwarire yawe biba bigoye ariko nabwo ku kintu ubona kitazahinduka usaba Imana ibishya kakuremera ibishya. Niba hari nukuri kw'Imana sheri aho uri amahoro. Uramwita sheri? Ni papa w'abana banjye. N'ubu kuri telefone yo muvugana umwita sheri? Oya cyane. Umwita be? Kandi mutakibana? Agase rega gutandukana n'umuntu ntabwo bikuraho ko mwavugana. Nje ntabwo ariko mbayeho kuko mba numva none se Jera akankubwire niba uhura n'umugabo mugahura ku wa mbere rimwe na rimwe harubwo ashobora kuza mu rugo kavutereka ndari ntabwo biki nyine urumva we ibintu bamuhaye numva byamuhujije famille bya hatari nakwa kundi umwana ahamagara papa iki umva nyine simbizi ukuntu ntabwo nzi ukuntu Imana ibagenje ikirere ariko bibaho ni indwara twese turi gucamo gusa ikintu kiriho isomo rikomeye abadamu muri iyi minsi cyangwa se muri rusange mbe turihangana ariko ibiri hanze bidutegereje nabyo ni byinshi. Ni nakubwiye ngo igikomere ngira kwitwa indaya Jera byaranyafekse no mu kazi. Umugore uri singo gute nyine ugasanga isi iri kugutekerezaho ukuntu kutari kwiza ariko burya uba wiyizi sibyo. Izi saha ngewe Angelique mvuze ngo nkoze ibyaha mbigiyemo si uburenganzira bwanjye se sinshinzwe mfite uburenganzira bwo kuryama n'umugabo nshaka cyangwa se nkajya no mu byo nshaka ariko se ni ikihe kimfitiye umumaro? Angelique reka dusoze. Imana iguteza imbere, Imana igufashe sibyo. Abagore mwumvise ino nkuru ya Angelique mugira isomo mukuramo. Abagabo isomo nababwira simuciye mu ijambo icyo nifuza kuko Angelique ni umudamu ukunda urugo cyane ariko sinabashije kubikomeza. Ariko isomo mbwira abadamu bagenzi banjye ni ugukomera ukorega ntawe ufite wahukanira ngo ujye sibyo Jera? Nuva mu rwawe urahura n'undi araza akubeshya amezi 3 ko ari muzima none usange wari ruhaya nyuma ya wa wundi ufite ruhaya bagabo baranyica sibyo nyira araba ari mubi. Oya nibyo araba ari ruhaya. Rero ni kuvuga ngo buriya niba ukanze ikibyimbura gikanda byose bikarangira. Badamu beza abagabo bacu beza nyine mugende mukora akazi ariko mwibuke ko mufite ingo. Niba ukubaganye none se Bujera nibura wikuruka narengereye ni umwana uramubwira ati nimukore muri ranko n'ibishyimbo ati ariko mutakinjira bya bishyimbo akabikoramo. Niko n'abagabo bameze n'abagore muri iyi minsi gusa ikibazo dufite nuko tubishyira ku bagabo gusa kandi natwe tutoroshye. N'abagore ntabwo boroshye. Karachnikov ngo ni sniper by nature. Sniper by nature. Abagore bagenda ibana bahagaze ijisho rimeze gutya kubera ari ubuzima bukakaye turi gucamo ukibwira ko ibibazo byawe byose bizakemurwa n'abagabo bo hanze cyangwa iki aragushuka kuko we Jera araza akagutereta akasubira akajya kubaka urwe kandi urwaye rukarara rusenyutse. Rero abagabo bacu kambita bacu mwisubireho
njye ntabwo naveba umugabo uvuga ngo aragenda nta nubwo mbishyigikiye ariko buri wese afite ukuntu akontorora ubuzima bwe niba biramutse binabayeho ibuka ko ufite umuryango wibuka uwo mugore n'umutana abana 7 5 3 urumva bazabaho bate so gusabiriza se sibyo kera biragucanga niba ufite akazi uri umugore bimeze biti biragucanga man biragucanga kuryo uvuga ati se ubundi wageze ukumva biragucanze uceceka birakuzunguza ariko nyine ugahagarara mu kwizera ukavuga ati man aba bana niwe wabampaye nawe ukwiye gutwuma uko bagomba kubaho sibyo ariko ndabizi neza single mom aho bari turasiragoringa sibyo rero mukomere mushikame ingo zanyu nta nyine mwubaka ijuru ryanyu abo byanze buriya natwe bizemera imbere ariko ubuzima nubwo ngo hagize umuntu utanga kandidatire akavuga ati Ange nagukunze ujye ufunguye imiryango ubwo uti ntawamenya umugabo wanjye tanga nimero wakinuwe niko njya nubavuze Ndimba barira reka nkubwire Angeli ntawamenya nukuri pe uziko ku nkuru yanjye harimo abantu benshi batambukije ariko hano nukuri bigacamo tuzabona abagabo urugero Kariza afite umugabo mwiza yamukuye hano akora hiye ngiye zangu bita umugabo mu diaspora mu mwuka akantu ndamuraburije ndagakuramo okay ari benshi bakwe bagabo hano we nanjye zampu umusore abona vuga nimero telefone yawe maze umugabo ufite yerekwa ritambutse uraryandika hasi vuga yivuge ndanayandika uri buyandike uyandike 078 3 8 038 urumva n'umudamu ushaka 8 birakaze oya nibyo oya nukuri ubona umugabo umugisha atazankubita ufite n'amafaranga uzana nibyo nakubwiye ngo baba we azajya atahankarira nta nunkozeho agatahankarira nta nunkozeho akuri na sympathique bagukunda jera Imana Yesu bivugiye imbere ya kamera izamo umugabo w'umugisha man uzandinde kongera kubabara umva ukumbuye gukundwa ariko ziri kugenda na sheri ukongera gushinjagira ukongera ukiga kugenda neza umva wabishobora saho bagiye gukundwa nyine urumva ishaza rizamo ariko hari igihe ubijyamo warakundana n'umuntu kutampamagaye kuko ibuka ko ntawe uhamagara bikagucana ariko akoje uzi kujya kuryama cyakoze hano bakakubwira ati mama bonne nuit namwe bonne nuit kabirarangiye mama bonjour ariko umugabo ufite umugabo yambwiye sheri urare neza arare neza ariko yanamugaburiye ejo wawe urabura urikubye ngaho nguko naho dusore iki kiganiro yanjye Angelique wacu mu mukunde ubu ngubu babaye iwacu mu mukunde mwongere mu mukunde ariko uwakunze Angelique she's lovely sibyo ari sympathique très sympathique nukuri pe ntabwo nyambwira abantu mbeshya ndabeshya bahati ntabwo nyambwira abantu mbeshya rero uri sympathique agukunda ariko atakubabaza atambabaza pe mana we narababaye nukongera umuvumo mu yindi ntuzaze rero utambutse yerekwa itari ryo ibyo yerekwa bazarihamane wowe Imana imutembereza nyine ujye unadusengera abakobwa n'abagore ubwo mba natuye ibintu bizima kuri wowe komeye bizima kuri wowe ariko mbanze nihanangirize abantu baza ku nkuru yanjye agaceza n'abantu sibyo hari story nayimo ndakubwira yego umuntu rwose agakina aba diaspora akabagira gute ariko namwe ba diaspora mujye mu tayari sibyo ibyo ngibyo uvuga uti umuntu ngomba kumumenya kugira gute sibyo ibyo ngibyo tubyihorere ni story zacu gera ikintu kinshimishije se n'ukuntu duhuye wenda nshaka kubivuga ukavuga ngo ni za kata z'i Kigali
ntabwo ari kata nakuze ntabwo niwe navuze ngo nakuze nkumva cyane wakuze unyumva narakumvisha ariko Gera turashaje hoye gusaza ikirano hari ikiganiro ngo zoomin zoomin yari igiye kuzambera zoomin mu rugo na Nadia abana banjye baragukunda cyane mama udusubize Gera umukobwa wanjye avuga ati mama avuga neza nabwo ni none uko utazo bitaga risudi rero ntabwo tuzi Gera no kuri Imana nayo guha umugisha kandi igi gukomeza kuri twese yego igukomeze kuko ubu ufite ndabyita ni nk'inyonjo y'ibibazo abantu dufite bitugoye rero Nyagasana ajya gufasha ubashe kuduhugura nyine ntabwo hari igihe nyine bamwe bavuga ngo mwiyanitse ngo mwagize iki abantu bajye bareka yego abantu bajye bareka impamvu mbivuga gutya nkawe nta kintu kibivuze sibyo nakubwiye abajya inyuma ya kamera papa yagufashe ku ngufuru ntakagufashe ku ngufu nk'abo ngabo mpita mbakubita inyuma ya kamera rwose kugira ngo hatavamo ibindi bibazo ariko niba waraciye mu bibazo nk'ibyo ngibyo ni ibintu byaba isomo undi muntu yego nta n'ikibi kubivuga kuko twandika n'ibitabo Obama yandika igitabo akavuga ukuntu papa we yamwanze yataye nyina muri Amerika ariyanitse si perezida w'igihugu gikomeye ku isi twese dufite ibyo twaciyemo sibyo hari abandika ibitabo bakabivuga tukabisoma tukamenya uko bimeze uwitwa Joyce Meyer ibyo yaciyemo Joyce Meyer twasangiye kuko twasangiye mwasangiye hehe muri SOS yaje kutwigisha ijambo ry'Imana uriya munyamerikakazi si umunyamerikakazi yego buriya nyiri umwana avuga ukuntu yafashwe ku ngufu sibyo izo ni story ze avuga yariyanitse uyu munsi ntabwo tumubona nk'umuntu uvuga butumwa ukomeye cyane rero abanyarwanda tuba twumva ko tuba tugomba ngo guhishahisha mu nda twarahishe hari ikintu first lady yigeze kuvuga Madame Jeannette Kagame aravuga ati ariko ntimugashinjagire mushira mujye mushinjagira muvuge ibya urabona ndize se nta mpamvu njye nagiye ku gituro ndashyingura mushito wanjye arambwira ati kugira ngo ibi bintu byibagirwe rema igituro ushyingure nibwo uzabasha kwita ku bana bawe kugira abagabo mujye mwibuka abana mwasize menya ko nicyo kiro cy'isukari rega umugore ashobora kukibura sibyo umwana nakubwira ati papa nkeneye iki ugikore kandi disa abana bakura batabana n'abandi cyane ufite umukobwa nk'uko agiye gusabwa ati ingofero ni yanjye kandi shawa ararushye reka dusoze ntabwo twasoza ongera uvuge nimero telefone yawe niyo dusorejeho ntagire irindi jambo urenzaho ikindi nshuti bakunzi mudukundire Angelique mwongeye mumukunde yavuze inkuru ye akomeye ariko ifite agahinda gakomeye cyane afite ukuntu ababaye byanze bikunze ntabwo ari perfect sibyo yabitangiye abivuga mu kiganiro ntabwo yaje kwandika umugabo ntabwo yaje kugira gute yavuze inkuru ye uwo mugabo arimo sibyo abana barimo uwamukomerekeje undi arimo sibyo twebwe rero n'inkuru zacu ntabwo ari twebwe twenyine tuba turi kumwe n'abandi bantu mu nkuru zacu sibyo rero mumufate mumukunde mumuhe urukundo n'amafaranga shandera abana mahira abana ni ukuri rwose uwamukunze yongera mukunda muti anje nagukunze ifatira ibifaranga nayakire cyane fata nimero ya telefone ubundi umuvugishe ongera isubiramo yego nimero yanjye ya telefone ni 078 38 78 038